Josiane Nyirabashyitsi cyavuze ngo nyirabashyitsi maze kumva amategeko iby'amategeko Jensenge Silveri yewe Nyirabashyitsi Josiane maze kumva icy'amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko njyewe ko wowe Jensenge Silveri umbere umugabo tukazabana ko twabyiyemeje kandi dukurikije kw'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Yes, reka nizere ko umeze neza, ndakwifuriza ko ibyo uri gukora byose bigenda neza 5/5. Wabyanga wabyemera, the love is not cost. Urukundo ntabwo ari ikiguzi. Ngira ngo abantu bagiye batandukanye mu by'ukuri bakorwa ku mutima cyane na Josiane ndetse na Silveri. Intambwe ikomeye baje kuza kuba batera mu by'ukuri, baravuga ngo mu bukene bwacu dufite ubwo ari bwo bwose nta gakweto nta kote, ariko kubera ko dukundana reka tugende dusezerane imbere y'amategeko. Ibi ngibi byavugishije abantu bagiye batandukanye, bati koko habure n'umwe wabakodeshereza n'agakote. Ti koko ngira ngo ndaza kukugezaho n'ibitekerezo by'abantu bagiye batandukanye, bagiye bakomeza kugenda bagaruka n'ubundi kuri no couple Silveri ndetse na Josiane. Ndakubwira ngo ahari urukundo byose birashoboka. Ahari urukundo nta kidashoboka. Kuba ntacyo bafite, kuba bagiye gusezerana bambaye gutya, mu by'ukuri ntabwo bisobanuye ko badakundana, ahubwo ni igisobanuro cy'uko bakundana byuzuye. Ntabwo rero ntekereza ko abantu bakagombye kuvuga amagambo bagiye babavugiraho. Nkundire ndaza kuza kuba mu by'ukuri nakugezaho ibitekerezo by'abantu bagiye batandukanye n'ubundi bagiye bakomeza kugenda bavuga kuri no couple. Reka nkurarikire gukanda kuri subscribe, ukande no kukazogera kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro n'amakuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Nyagayi TV Rwanda ni channel ikugezaho amakuru yizewe kandi acukumbuye atagize umuntu n'umwe abogamiye. Reba neza ko wakanze kuri subscribe, hanyuma ubundi ukande no kukazogera kugira ngo uzajye umwe mu bambere babone ibiganiro n'amakuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Hanyuma unkundire nze ngugezeho ibitekerezo by'abantu bagiye batandukanye bakomeje kugenda n'ubundi bagaruka kuri ino couple. Yes, ngaho rero ngundira ngugezeho ibitekerezo by'abantu bagiye batandukanye. Uyu nguyu yagize ati ubona ko ari true love anyiherera yike. Uyu nguyu aragira ati ariko disi abantu nk'aba Imana ijye ibubakira rukomere. Nabivuze ndavuga ati uru ni urukundo, this is true love. Uyu nguyu aragira ati amen, gusa natwe dushobora kugira icyo twabafasha mu by'ukuri bitewe n'uburyo twababonye. Undo yitwa Sheri yagize ati uyu mutipe azanyandikire mutemo akantu rwose akoze ikintu cyiza. Uyu nguyu yitwa Shami yagize ati erega ikote siryo rizana umugeni. Uyu nguyu yitwa Mami yagize ati muzarambire mu rukundo rata, ibindi byose ni umuhindo. Uyu yitwa Sankayine yagize ati umuntu wirukiye muri komenti nanyihere like. Uyu nguyu yitwa Kamikazi yagize ati ese ibi biri seriye cyangwa ni comedy? Ibi mbabwira ni ukuri byarabaye, ntabwo ari comedy. Uyu nguyu yitwa Odette yagize ati niba namwe rata haraho ababyifuza tukabibura munyihere like.
uyu nguyu yitwa Vestine yagize ati bambaye utese nta no kubakodeshereza akenda koko nta no gukenyera. Undi ati ni gutya ubabona. Uyu nguyu yitwa Omar yagize ati kandi ubu wasanga ari muri ADPR. Ngira ngo abantu bagiye batandukanye bagiye bakomeza kugenda bavuga kuri no couple. Uno yitwa Keza yagize ati mana uzahe urugo umugisha w'amabara yose uyu mushinga. Uyu nguyu aragira ati batitaye ku kubaca intege baragenda barashyingiranwa. Uyu nguyu ati none se bano bantu bari bagiye bafite gahunda. Ngira ngo abantu bagiye batandukanye bakomeje kugenda babibasira bavuga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Uyu nguyu yitwa Alice yagize ati atitaye ko bamuciye intege yemeye nta gahato kubaka umugisha w'Imana uzabubakire mu izina rya Yesu Kristo. Uyu yitwa Louise yagize ati ikote cyangwa ikanzu ntabwo ari byo byubaka. Uyu nguyu yagize ati urukundo ruracyariho disi. Uyu nguyu yagize ati bino bintu ko mba mbona bigoye ubu nge nzabishobora. Uyu nguyu aragira ati Imana ibubakire ku rutare ni ukuri izabahe gukundana kugeza muvuye mu isi. Uyu nguyu yitwa Ingabire Devota yagize ati ubu se koko ibi ni ukuri. Undi ati ni ukuri cyane. Uyu nguyu yagize ati ahwi disi ukuntu amufashe akaboko nakubwiye ngo barakundana. Gira ngo no mu murenge ubwo bari gusezerana wabonaga ari abantu bari romantike mu by'ukuri bakundanye. Uyu nguyu yitwa Emi yagize ati sinzi impamvu nzamuye emotion cyangwa se amarangamutima. Uyu nguyu yitwa Clementine Uwizeyimana yagize ati this is the meaning of true love, I love you guys. Imana ibahe imigisha itanga izayibahundagazeho mu izina rya Yesu Kristo. Uyu nguyu yagize ati yes of course this is the meaning of a condition love. Uyu nguyu yitwa Sandrine yagize ati n'ubuzima ni danje kabisa. Ati uko nugupinga pe si ubukene ahubwo ni urukundo. Undi ati oya pe n'abakene uko nababonye urebeye inyuma ubigaragara mu buryo bwa physical appearance nta kintu nyine bambaye uko nyine bameze, ariko nakubwiye ngo icya mbere ni urukundo. Kuba bateye intambwe bakajya gusezerana ni ubutwari bukomeye cyane. Uyu munsi twumva ingo tubona abantu benshi bagiye gusezerana bambaye amakote bakenyeye, ariko ejo mu gitondo cyangwa se bakimara kuva hariya tukumva ngo baratandukanye. Kugira ngo ibitekerezo by'abantu bagiye batandukanye n'ubundi ni byinshi. Uyu nguyu yagize ati yo burya urukundo ruracyabaho koko. Uyu nguyu aragira ati ni ukuri nanjye byandenze. Ibi ngibi byaje kuza kuba byabera mu murenge wa Jabana, niho byaje kubera. Uyu nguyu yitwa Bugingo yagize ati ikote si ryo rizana umugeni bro, ahubwo icya mbere ni urukundo, kandi urukundo rwubahe rata Imana irabakunda. Ngira ngo ibitekerezo by'abantu bagiye batandukanye ni byinshi, ariko umwundire minirangaha mboneraho no kuvuga ngo rata muzagira urugo rwiza, Uwiteka azabubakire kandi amahoro atanga azayabahundagazaho mu izina rya Yesu Kristo. Shalom shalom.